rimwe na rimwe ushobora gusanga afite umujinya w'umuranduranzuzi, atontoma cyane kurusha intare, isura yiteye ubwoba, ukimukubita amaso ubona ko yamaze guhinduka bya nyabyo ku buryo utekereza gushaka aho warigitira. Afite indoro idasanzwe, muri make yahindutse. Uyu we afite agahinda gakomeye cyane, amarira atemba ku matama, aratsikimba higima buri kanya. Uko amarira atemba ku matama ye ateye impuhwe ku buryo ukimukubita amaso ushobora nawe gutangira kurira. Hari icyamukoze ku mutima cyamuteye ibyo byose. Nkeka ko icyo kintu atari cyiza, ahubwo ni kibi cyane. Kubona umuntu ameze atyo bituma nawe ubwonko bwawe hari ibyiyumviro buguhereza, bituma ushobora gusanga wamaze kwisanisha nawe, ukisanga nawe agahinda afite katangiye kukugeraho. Uyu afite ubwoba, yahahamutse guturuka ku birenge, imyenda yiratitira, amenyo yo hasi arakomana n'ayo hejuru, amaso arenda kumuva mu mutwe. Ukimukubita amaso urabona ko yabuze ahakwirwa. Ubu bwoba bwinshi afite bushobora kukugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe n'amarangamutima ari kugaragaza, bigaterwa n'amarangamutima yawe wowe ufite uri kumureba. Naho se ibyishimo byasagutse, uri guseka cyane, uri kubyina, ameze nk'aho ari guserebura intsinzi. Mbese muri make ukimubona uhita wumva nawe wifuje kumera nkawe. Ibyishimo nawe ntumenye aho biturutse, wisanga watangiye kumwenyura utazi icyabiguteye. Nyamara ibyo ari guseka ahanini ntabyo uzi, ariko bitewe n'uburyo ari kubikoramo byaguteye nawe kwishima. Turi muri sinema, abenshi tureba amafilme, usanga turara amajoro bitewe n'amafilme twakunze runaka, twifuza gukomeza kwitegereza umukinnyi twakunzemo kugira ngo akomeze kutugerera hahandi twifuza. Ese uyu mukinnyi ukomeza kuraza abantu amajoro, filime yasohotsemo ugasanga isi yose irayitegereje, buri wese agashimishwa no kumubona muri ekara ya televiziyo yiwe, ndetse rimwe na rimwe n'utayigira akifuza kujya kumureba muri televiziyo z'abaturanyi, cyangwa se rimwe na rimwe akaba yakora ingendo agiye kureba wa mukinnyi. Akenshi abakinnyi amarangamutima bakinisha muri filime niyo atuma wowe uri kureba za filime ukomeza kuzikunda cyane. Rimwe na rimwe za filime zikaba zakubera ikiyobyabwenge ku buryo utazirebye ushobora kumva utamerewe neza. Biba byaratewe n'uburyo wa mukinnyi yigaruriye umutima wawe, akawujyamo akawuturamo isaha n'isaha, umunsi wose utekereje kureba filime, ukumva byaba byiza urebye filime irimo ya sura ya wa muntu ukunda. Hari abakunda filime zirimo ubugome ku buryo utabonye umuntu ufite isura igaragaza ubugome bwinshi cyane muri filime udashobora kwicara imbere ya ekara ngo uri kureba filime. Hari abakunda filime z'inkundo ku buryo utarebye filime irimo umuntu ukunda gukina akundana uba wumva iyo filime itakuryoheye. Abandi bakunda filime zirimo intambara, ugasanga hari uruhande abogamiyeho runaka yifuza ko rwatsinda, ugasanga hari urundi ruhande adakunda atishimiye aba yumva rwatsindwa. Muri iyo filime haba harimo umukinnyi yitayeho cyane akurikirana, yifuza ko wa mukinnyi yazagera ku ntsinzi akaba yatsinda ababanzi be. Hari n'abakunda filime z'ibyikango, horror movies, za filime ziteye ubwoba cyane, ziba zirimo ibintu bidasanzwe. Haba harimo amavampaya, amagini cyangwa se abantu bahinduye ukundi kuntu badasa nk'abantu basanzwe. Uwo nawe kureba iyo filime akumva biramuryoheye cyane. Uwo muntu azatandukana na wa wundi ukunda kureba filime z'urukundo, azatandukana kandi na wa muntu ukunda kureba za filime zishingiye ku mateka, aho zigaragaza umuco w'ahantu runaka. Ese ko twese tuvuga ko dukunda filime kandi tugakunda kwicara tuzireba, wowe ushimishwa n'ubuhe bwoko bwa filime? Filime waba ukunda iyo ari yo yose, ubwoko ubwo ari bwo bwose, uzayikunda kubera ikintu kimwe. Tutitaye ku buhanga bw'abayikoze, kampani yasohoye iyo filime, director wayiyoboye, abakameramani n'abandi bantu bose bakoze akazi kugira ngo iyo filime itunganywe irangire. Twe tureba filime akenshi ibyo nta gaciro tubiha, ahubwo umwanya munini duha agaciro abakinnyi kuko aribo tuba tureba muri ekara za televiziyo zacu. Bishatse kuvuga ko umukinnyi ni uw'agaciro cyane muri filime, kuko filime yaba nziza idafite umukinnyi mwiza, filime nayo irapfa. Mu magambo make, filime iba yabishye. Tugarutse inyuma gato, rimwe na rimwe ushobora kubona afite umujinya w'umuranduranzuzi, ugasanga aravuga neza nk'amarayika w'umucyo, mu kandi kanya ugasanga aravuga nabi nk'umugome. Ibyishimo byinshi byamurenze umunwa. Ku rundi ruhande ugasanga ameze nk'idayimoni. Byose bifite aho bituruka.
hari abo muzasanga mu mazu y'imiturirwa y'imitamenwa bameze nk'abami, abandi basange mu bimoteri mu myanda, abo uzasanga banaganitse mu ishyamba mu biti, abandi mu isayo rimeze nabi cyane ry'ibyondo, imirambo yandagaye ku mihanda no mu mazu, abandi bariwe n'amenyo y'abantu, abiruka amasigamana, abagaragara nk'ibisambo n'abahehesi, abami n'ibikomangoma, abayobozi bakomeye, abaturage bo hasi ba rubanda rugufi, abajyanama beza, abafunga mutwe badashaka kumva, kwiheba no kugaragaza urugomo, kutavugirwamo no kutavuga rumwe n'abandi. Ibi byose maze kuvuga haruguru ni zimwe muri characters ziboneka mu mafilime atandukanye hano ku isi. Tuba tureba ko ibyo bakinnye bidasanzwe, rimwe na rimwe tukemera ko bibaho, ubundi tukemera ko bitabaho. Akenshi abakinnyi tubafata uko bari, ndetse tukaba twanabafata uko batari. Ibanga ryaba ryihishe inyuma ya byose ryaba ari irihe? Rimwe na rimwe twarebye amafilime abantu babatera inkota zigahinguranya, tureba filime abantu babakata amajosi akavaho, tukareba filime abantu barya abandi cyangwa abantu basimbuka ama etaje maremare cyane. Twarebye filime imodoka ziguruka, tukabona abantu baguruka. Ese niba ikiremwa muntu cyararemewe kugendera ku butaka, byaba ngombwa ko kiva ku butaka kikagendera mu ndege? Ni gute umuntu ashobora kuguruka atagira amababa? Byose hari ikibyihishe inyuma. Ibanga ku ikorwa rya filime ni ubwiru budasanzwe. Ibyo tubonesha amaso muri filime nyinshi twabonye, hari uko bitegurwa, hakaba uko bikorwa, hakaba uko bishyirwa mu ngiro, hakaba n'ababikora babihuguriwe, bazi ibyo bari gukora ibyo ari byo. Abantu bafite impano ni benshi kuri ino si. Ese kuki abo bafite impano akenshi usanga atari bo bazigaragaza? Ese waba ugize amatsiko yo kumenya uko izo filime zikorwa? Nanjye nabanje kuyagira mbere yo kubategurira ibi. Hari kampani imwe yitwa IREME Arts and Films Limited. Ni kampani ikorera hano mu Rwanda. Iyo kampani nubwo izwiho ko ikora ikinamico zo mu ruhame, nyamara ifite bamwe mu banyempano batari uko bafite impano gusa, ahubwo bafite n'ubumenyi. Bamaze kumenya no gusobanukirwa uko izo filime nahoze mbabwira zikorwa, bakaba biteguye abantu bo gukorana nabo. Iyo kampani ifite intego na gahunda byo gukora filime zikubiyemo bimwe nahoze mvuga haruguru. Kugira ngo ugere muri iyo kampani bigusaba guca mu kademi kayo, ariko kiswe IREME Arts Academy. Iyo uhageze ubasha gutozwa byinshi bitandukanye ku ikorwa rya filime. Bo ntago bazagutoza gukamera, kweditinga, gufata amajwi cyangwa amatara, kuko umwihariko wayo ntabwo ari ishuri ryigisha filmmaking, ahubwo ni kampani ifasha abifuza kuba abakinnyi kugera ku rwego rwa nyarwo, kugira ngo bazabashe gukina muri filime zimeze nk'izo nahoze mbabwira haruguru. Iyo uhageze bafite uburyo batozamo budasanzwe. Kuba ufite impano ni kimwe, yego ndabyemera, ufite impano. Gukina filime kandi wanabishobora, kuko abenshi tuzi hano mu Rwanda bakina filime akenshi nta mahirwe babonye yo guca muri training nk'izo ngizo, ariko barazwi ni abastar. Kampani yo yemera ko kuba ufite impano ari kimwe no kugira ubumenyi bikaba ikindi. Iyo kampani rero ikeneye ba bantu bafite ya mpano kugira ngo ibafashe kuyidevelopa, ibongerera ubumenyi, babashe kuza muri sinema buzuye bazi neza icyo bagiye gukora. Dore bumwe mu bumenyi kampani itanga ku bantu baje kuhiga. Icyambere bagutinyura kuvugira mu ruhame, bagutoza kuba intyoza mu mivugire, utozwa kumenya uko wakwitwara ugeze mu bandi. Mu gihe waba ugeze ahantu bwa mbere, ukaba wabasha kwisanisha n'abo hasanze bakaba bakwiyumvamo. Utozwa gukina za kinamico zo mu ruhame. Hari kinamico zo mu bwoko bwa drama, hakaba n'ikinamico zo mu bwoko bwa audio visuel. Wigishwa gukina ikinamico yo kuri radio, umenya amategeko n'amabwiriza agenga ikinamico, ku buryo ushobora kuvamo umu artiste mwiza wajya utegura amakinamico. Utozwa kuba umukinnyi wabasha gukina filime z'ubwoko butandukanye. Ushobora kubabwiramo duke muri two. Ushobora kuba wabasha gukina urindwanyi, kabone nubwo waba utaraciye mu ishuri ryigisha imirwanire. Utozwa gukina filime z'ibyikango, aho ushobora kuba wakina uri vampire, wakina uri igini, wakina uri umugome, wakina uri umuntu mwiza, wakina uri umuntu wiyoberanya. Ushobora gukina uri umuntu ukuze cyane, cyangwa se ugakina uri umwana muto. Utozwa kuriya bahindaguranya amasura, bwa bugome bw'indengakamere nahoze mvuga hejuru, utozwa kubikina. Mu IREME Arts Academy hari team ishinzwe gukora make-up. Make-up ni bwa buryo ushobora kubona umuntu akina bamutemaguye isura, ukabona umuntu bamukase ijosi cyangwa bamuteye inkota, cyangwa ukabona afite ibisebe n'ibikomere biteye ubwoba. Utaranyuze mu academy IREME Arts
biragoye ko umuntu yagufata akakujyana kuri tere ugiye gukina muri filime zimeze zityo. Mu Academy IREME ARTS bagira uburyo bwo gutoza bakoresheje ama exercice, uburyo bukangura ubwonko, intekerezo zawe zarahandi zikabanza zikagaruka. Ni ama exercice meza cyane ashobora gutuma uvumbura izindi mpano wibitse mutaruzi, nazo ukaba wazibyaza umusaruro. Hari uburyo kandi bwo gukoresha siporo. Muri izo siporo haba hakubiyemo imyitozo ngororamubiri ishobora gufasha umubiri wawe kumera neza, ikindi kandi bikagufasha kuba watorezwa neza gukina action cyangwa se imirwanire. Iyi myitozo ituma wirekura, ahangaha wagiraga isoni zirashira, ndetse n'uwagiraga agasuzuguro rimwe na rimwe ajya kuhava kamushizemo. Hari n'imyitozo ibimeze nk'imikino y'abana bato, aba ari imyitozo myiza cyane iryoshye kandi buri wese yakwifuza gukora. Nyuma yo gutozwa kampani guhimamya bumenyi, ubu baye umwe mu bakinnyi b'iyo kampani. Kampani ntago bigarukiraho gusa, kuko kampani igufasha kuguhuza n'abandi bakora umwuga wa sinema, bakaba bagukoresha muba mwamaze kuba abakinnyi b'igihugu, kuko muba mwaratorejwe gukina aho mubona ko biri ngombwa ko mwagaragaza ubumenyi bwanyu, kuko hatorezwa no kuba umwanditsi wa filime ndetse no kumenya gutegura umushinga wayo. Ni kampani ikorera mu murenge wa Kimironko. Iyi kampani ifite gahunda yo kwagura ibikorwa byayo i Musanze, i Rulindo, Nyanza ya Butare. Utwo ni tumwe mu turere duteganya gufunguramo amashami. Isaha iwanyu ibi mwaba mubikeneye. Ushobora guhamagara kuri 0788 28 94 19 ukaba wasobanukirwa byinshi kuri iyo kampani, ndetse ukaba waniyandikisha. Ubutaha nzagaruka mbabwira amateka ya sinema, aho sinema yahereye ku isi kugeza aho ikoranabuhanga ry'uyu munsi rikoreshwa muri sinema. Mubashe kumenya byinshi mutari muzi. Niba iki kiganiro wagikunze, ukore subscribe, like, share no kunzogera. Ibiganiro by'ubutaha ntibizagucike. Ndi Ndacyayisenga Jean Dieu, ndabashimiye cyane kuba mwankurikiye.